Ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu, bifurije umugisha n'amahoro bituruka kuri Yesu Kristo. Reka dutangire dushima Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubwo kurinda kwawe gukomeye, turagushimye Mana ko tugihumeka umwuka w'abazima. Ibihiga abantu ni byinshi, ibiturwanya ni byinshi, ariko wabaye mu ruhande rwacu, uturinda ibiteye ubwoba, uturinda imitego y'umwanzi. None Mana, tukuzamuriye icyubahiro, turagushimye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rero. Ndasenze ngo buri muntu wese uzumvira ijambo rizaze ari rishya mu bugingo bwe. Ndakwinginze Mwuka Wera ngo abe ari wowe urisiga amavuta n'umunyu, kugira ngo uzaryumva wese rizamugirire umumaro, rikize ubugingo kandi ribohore benshi. Bisabye mbyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amena. Uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo ryerekeranye no kwizera. Tugiye kuganira akamaro ko kwizera Uwiteka, icyo bimarira umuntu wese wizera Uwiteka. Kwizera Uwiteka bigira umumaro mwinshi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Kwizera Uwiteka bitanga amahoro. Kwizera Uwiteka ni ingenzi ku muntu wese wamenye Kristo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 118 umurongo wa 9. Haravuga ngo guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Guhungira ku Uwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Buriya uhungira ku muntu wiringiye ko yakugirira neza. Uhungira ku muntu wiringiye ko awufite ubutabazi bwawe. Rero guhungira ku Uwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye. Abakomeye ubwo ni abantu. Abakomeye baba bafite ubushobozi, abakomeye baba bafite ijambo baravuga rikijyana, abakomeye baba bafite amafaranga bagufasha, ariko ngo guhungira ku Uwiteka nibyo bigira umumaro kuruta kubiringira. Kwiringira ni ijambo ritandukanye no kwizera. Abantu turabyitiranya. Kwizera ni ukuvuga ngo ubuhamanya n'umutima wawe neza ko Imana ishobora byose. Kwizera Uwiteka, ubuhamanya n'umutima wawe ko Imana ishobora byose, ibyo uyisaba yabasha kubikora. Ariko kwiringira ni ukuvuga ngo niyo uhanzeho amaso, niyo udepandaho, niyo ifite ibisubizo byawe, niyo ifite uko yakugenza, niyo ifite imbaraga zagukiza, niyo yagutabara ugeze mu kaga. Ni ukuvuga ngo niyo ubuhanzeho amaso ukavuga ngo kubaho niyo, gupfa niyo, gukira niyo, kuba narize niyo, kuba mfite ubwenge niyo, kuba mfite akazi niyo, kuba narabyaye niyo, ibyo ngezeho byose ni Uwiteka. Si ubwenge bwawe, si imbaraga zawe, si umuryango. Ahubwo ukavuga ngo Uwiteka niwe ngejeje. Wagira n'ikibazo ukavuga ngo Uwiteka niwe wabasha kugikemura. Si uko abantu badakora, ariko abantu bakoreshwa n'Uwiteka. Wowe wiringira ko Imana ibasha kugutabara, ariko iciye mu bantu. Niyo hari igikoretse ushima Uwiteka, nubwo ukugiriye neza wamushima, ariko ibyiringiro byawe biba biri ku Uwiteka, kuko Uwiteka atakoresheje umuntu. Umuntu ntacyo yakumarira. Buriya n'umubyeyi wawe kukwitaho n'Uwiteka uba wamukoresheje, kuko tuza abana bafite ababyeyi batabitaho. Nubwo waba ukunzwe, umenye ko icyo gikundo ari Uwiteka uba wakiguhaye, si imbaraga zawe. Kwiringira Uwiteka rero bigira umumaro. Kwiringira bitandukanye no kwizera. Ni ukuvuga ngo Imana niyo udepandaho, ibyawe byose bituruka kuri yo, ibyo ukeneye byose niyo yabiguha, aho yabicisha hose umuntu wese yakoresha, ariko n'Uwiteka ubu bikoze. Tugiye kureba rero akamaro ko kwiringira Uwiteka. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Migani 29 umurongo wa 25. Jambo riravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba amahoro. Akamaro ka mbere nuko kwiringira Uwiteka bitanga amahoro. Iyo wiringiye Uwiteka ugira amahoro yo mu mutima. Nta kiguhangayikisha, ntuvuga ngo urapfuye urarangiye, ahubwo ugira amahoro yo mu mutima, kuko ubuzi neza ko ejo cyangwa ejo bundi Uwiteka azagutabara. Ubuzi neza ko Imana ifite ubushobozi bwo kukugirira neza, kandi ifite n'urukundo rwayo izakugirira ukagirirwa neza. Ibyiringiro byawe uvuga ngo Uwiteka niwe uzampa urubyaro, Uwiteka niwe uzankiza ubushomeri, Uwiteka niwe uzampa inzu, Uwiteka niwe uzanyishyurira ubukode. Ibyiringiro byawe iyo biri mu Uwiteka ugira amahoro,
ntuhangayikira ubuzima bw'isi. Nubwo mu isi bikomeye, nubwo ubuzima bumaze kuba agatebe gatoki, ibintu bigenda bihindagurika, ariko iyo wiringiye Uwiteka uba amahoro gusa. Nta kiguhangayikisha, ntuta umutwe, ntuvuga ngo urapfuye, kuko mu isi hari ibintu byinshi bihangayikishije umwana w'umuntu. Ahoro ujye wiringira Uwiteka, kuko iyo ubuze umwana w'umuntu amahoro ni byinshi. Hari izo ndwara z'ibyorezo, hari ibiciro biriho kwiyongera ku masoko, hari amazi ari guhenda, hari irizuba, hari ibya korona, hari ibintu byinshi byabuze umwana w'umuntu amahoro. Ikintu cyose gihiga ubugingo bwawe, ikintu cyose gihiga umubiri wawe, ikintu cyose gihiga ubutunzi bwawe, ikintu gihiga abana bawe, icyo cyose ni umwanzi wawe. Nimba ushaka rero kuba mu mahoro, ujye wiringira Uwiteka, kuko nuramuka utinya uwo mwanzi wawe, ushobora kuba ari inzara, ushobora kuba ari ubushomeri, ishobora kuba ari abarozi, nutinya uwo mwanzi wawe bizakugusha mu mutego. Ariko ngo ni wiringira Uwiteka uzaba amahoro masa. Kwiringira Uwiteka rero umumaro wa mbere ni ukuba mu mahoro. Nimba ushaka kuba mu mahoro, ibyiringiro byawe byose bishyire ku Uwiteka. Wibuke neza ko aho ugeze nta mbaraga zawe washyizemo. Kuba ufite imyaka iyo ufite nta mbaraga zawe. Kuba abandi bicwa n'impanuka kandi nawe ugenda mu muhanda si imbaraga zawe, ni ubuntu bw'Imana. Ni Imana yakurengeye. Kuba warize ukarangiza ufite n'izo diplome zawe ntago ari imbaraga zawe, ni ubuntu bw'Imana. Iyo aziguhaye n'ubundi zaguha n'akazi. Ipfa kuba yarabivuze kubemeranya nayo, abemeranya nanjye ko Imana igivuga. Ariko humura wiringira Uwiteka, uvuge ngo nimba Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, umubisha wanjye ntawe. Amena. Akandi kamaro ka kabiri ko kwiringira Uwiteka ni uko buriya Uwiteka azi no kugabura. Imana ijya igaburira abantu. Reka dusome Imigani 28 umurongo wa 25. Biravuga ngo ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya, ariko uwiringira Uwiteka azahaga bimubyibushye. Amena. Ngo uwiringira Uwiteka azahaga bimubyibushye. Nimba ufite ikigeragezo cy'inzara, uzi ko Uwiteka agabura. Ngo uwiringira Uwiteka azahaga kandi bimubyibushye. Iyo wiringiye Uwiteka, Uwiteka guha ibitunga umubiri. Reka nkubwire, buri ikintu gihangayikisha umwana w'umuntu ni ibyo kurya. Uburi inzara iraryana, kuraza umwana inzara biraryana, ariko birababaza nimba hari ikintu gihangayikishije umwana w'umuntu cyane, ni kubona ibyo kurya. Kurya bihangayikisha umuntu, kubaho bihangayikishije umuntu. Ariko Imana ngo igitanga ibyo kurya kandi ukarya ukabyibuha. Iyo wiringiye Uwiteka irakugaburira, kandi Imana igira inzira ibicishamo. Ishobora kukugaburira iguha ku kazi nawe ukarya. Ishobora kukugaburira nk'umugisha business yawe nawe ukabona icyo kurya. Ishobora kukugaburira nk'umugisha ubuhinzi bwawe, imbuto uhinga zikera ikakugaburira. Ifite uburyo bwinshi yacishamo ikakugaburira, ariko nagira ngo ubwire ngo Uwiteka aragabura. Uwiteka ngo amara inzara. Nimba uhangayikishijwe n'imibereho, ubona ibiryo byahenze, ubona ibirayi biriho guhenda cyane, iringira Uwiteka ngo Uwiteka aragabura, ngo kandi ukarya ukabyibuha. Iyo rero wiringiye Uwiteka, ntago ugira ubwoba bw'ubuzima buriho guhenda, ntago ugira ubwoba bw'ibiciro byazamutse, ntago ugira ubwoba bw'inzara iriho, ahubwo uzi ko Uwiteka azakugaburira kandi ukabyibuha. Kubera ko ibyo ngibyo nibyo yasezeranije abantu bose bamwubaha. Kwiringira Uwiteka rero biguha gutuza. Ntugire ikibazo cy'ibyo kurya, ntuvuge ngo umwana azarya iki, ntuvuge ngo tuzabaho dute, ngo ku Uganda imipaka ifunze, ngo se tuzahahira he. Iyo wiringiye Uwiteka, Uwiteka ngo arakugaburira ukarya ukabyibuha. Umva undi mumaro rero wo kwiringira Uwiteka, ni ukuri kumwiringira bikumara inzara. Amena. Ikindi undi mumaro wo kwiringira Uwiteka ni ukudahungabanywa n'ibibazo. Iyo wiringira Uwiteka ntabwo ibibazo biguhungabanya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi 125 umurongo wa 1. Bibiliya iratubwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Amena. Ngo abantu biringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni, n'indi misozi yose burgira komeye utabasha kunyeganyezwa. Reka nkubwire, umusozi nta kiwunyeganyeza. Uzi ko umutingituza ugasenya amazu yahenze yubakishijwe amabeto, yubakishije ibyuma, ariko umusozi ntuhirime.
uzi ko umuyaga uza ntusunike umusozi, uzi ko imvura igwa ntice n'umusozi umutwe nibura. Umusozi uhora uhamye, ntunyeganyezwa n'ibinyeganyeza ibindi, ngo umusozi uhora uhamye. Umuntu wiringira Uwiteka ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni uhora uhamye, nta kiwunyeganyeza. Umusozi nta kintu kiwunyeganyeza. Iyo wiringira Uwiteka uzi ko ibigeragezo bitakunyeganyeza, ngo tukumve wavugije induru ngo nuko waburaye, ngo tubone umuntu yahonze mu maso ngo nukubera ko ngo yatinze gushaka. Iyo umuntu yiringira Uwiteka ntago anyeganyezwa n'ibibazo, abavuzi ko isaha n'isaha Uwiteka azamutabara. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu abasha kurararira bwaki impundu zikavuga. Uhora wiringiye ngo birashoboka ko bwaki impundu zikavuga. Ntago Imana igiye kugukorera igitangaza guteguza. Yosefu yari ari muri gereza, yarazize ubusa, yavuye muri gereza ajya kuba premier ministre. Ntabwo yavuye muri gereza ajya mu ishuri kubyiga, yavuye muri gereza bamwogosha, bamwambika imyenda y'icyubahiro, bamuhereza umwanya w'icyubahiro. Nawe rero iyo wiringiye Uwiteka uvuga uti uyu munsi byanze ariko ejo byakunda, uyu munsi nabura ariko ejo nzarya, uyu munsi bwije ntacyo Uwiteka akoze ariko ejo abasha kugikora. Iyo wiringiye Uwiteka ntunyeganyezwa n'ibigeragezo. Ntabwo tukubona wasakuje urapfuye ngo birarangiye ngo ningiyewe ngo noneho ngo inzara imeze nabi. Uturiza Uwiteka ukamwiringira, Uwiteka nawe akakubera ibyiringiro. Iyo wiringira Uwiteka rero bikugira umumaro mwinshi, bikukiza amaganya. Yesu yaravuze ngo ubundi se ngo kwiganyira wiyongeraho icyo wiganyiriye. Iyo rero wiringira Uwiteka ntago amaganya abona umwanya mu mutima wawe, ntabwo ibibazo bituma uhonga mu maso ngo umuntu ajya akubonamo ibibazo. Uba ufite ikibazo runaka ugasirimba ukabwiriza ukavuga Imana neza kandi wawe byanze, kuko wiringira Uwiteka uti nubwo byanze ariko ejo bizakunda. Amena. Kwiringira Uwiteka rero bigira umumaro mwinshi, bigira umumaro mwinshi. Nagira nkubwire ngo abantu benshi bari kwicwa n'indwara biteza ubwabo kubera guhangayika. Buriya wahagaritse umutima, urabizi ko uyu mutima uhagaze, umutima uhangayitse, bamwe barwara ibifu, ubundi ugahora urwaye umutwe kubera iki? None se yowe ko umutima ari uyungurura amaraso ugatanga amaraso ahantu hose, amaraso yatagera mu bwonko nyine urumva ugomba kurwara umutwe. Niyo mpamvu bamwe imitsi y'ubwonko icika kubera guhora uhangayitse. Ariko iyo wiringiye Uwiteka nta kiguhangayikisha. Uvuga ngo abana banje Uwiteka arabarinze, uvuga ngo nubwo bimeze gutya ejo bizahinduka, umugabo wanjye udahari Yesu aramurinze, nubwo ibitagenda neza ariko Uwiteka ariho arategura inzira, ariho arashaka ibisubizo. Birashoboka ko uyu munsi narara ntabifite ejo bugacya nkabibona kubera ko wiringiye Uwiteka. Iyo wiringiye Uwiteka rero nta kikunyeganyeza. Ntabwo iyo wiringiye Uwiteka ujya kwicira inzira uvuge ngo iki kiyeragezo kirarambye reka nanjye njye kwicira inzira. Numva ngo abandi bateka umutwe bakabaho ngo nawe ujye guteka umutwe, mwumve ngo abandi barasambana bakabaho nanjye reka njye gusambana, mwumve ngo ubwo numvise ko abantu bagira imiti bisiga bakagira igikundiro, nanjye ngiye gushaka imiti ngira igikundiro. Iyo wiringira Uwiteka ibyo ntujye ubihangaho amaso, uvuga ngo nzi ko Uwiteka ashobora byose, nta kibasha kurugura imigambi yawe Uwiteka we. Ndabizi neza ko wangirira neza, uyu munsi byaba byanze ariko ejo bigakunda. Amena. Kwiringira Uwiteka bituma umera nk'umusozi, ntunyeganyezwa n'ibigeganyeza abandi, ntugushwa n'ibigusha abandi. Ubuzi neza ko ibyo bintu bifite iherezo. Buri ikintu cyose gifite itangiro gifite n'iherezo. Icyo kigeragezo cyawe rero gifite igihe cyashyiriweho cyo kurangira. Wowe komeza wiringira Uwiteka. Umuntu wiringira Uwiteka rero afite amahirwe menshi, ntago anyeganyezwa n'ibigeragezo. Kandi nagira nkubwire ngo ibigeragezo ni rusange mu bantu. Wirinda gupanga ibibe mu mutima wawe kubera ko wiringiye Imana. Noneho rero buriya umuntu avuga ibyuzuye umutima. Nimba ushaka kubwira abantu neza ujye ubatekereza neza. Kubatekereza neza rero uzabihabwa no kwiringira Imana, kuko ntacyo twashobora tudafite Yesu. Yesu niwe udushoboza kwera imbuto. Rero ntiyagushoboza utamwiringiye. Imana igufata iseruka imbere yawe nk'uko uyifata. Uyifata nk'inyantege nke zari inyantege nke, uyifata nk'ishoboye izishoboye, iyo uyifata nk'ihindura ibintu irazi ikabihindura. Rero nimba ushaka kwera imbuto mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu buzima bw'urugo rwawe, mu buzima ku kazi,
mu buzima, mu bana, mu buzima, mu bukoresha, mu buzima bw'ikigeragezo kandi urimo. Iringira Imana. Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhendahenda Imana iduha imbaraga zo kwiringira Imana, kuko muri iyi minsi abantu biringiye ibintu byinshi, byiringiro bibaye byinshi, ariko niwiringira Uwiteka bizakugira umumaro mwinshi. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubw'urukundo rwawe, turagushimye kubw'ijambo ryumvikanye mu matwi yacu. Ndaguhendahenze Mwuka Wera, ngo iri jambo rigira umumaro mu bantu bose bazaryumva. Reka ibyiringiro byacu tubikure ku bantu, reka ibyiringiro byacu tubikure ku bintu, reka ibyiringiro byacu tubihange kuri wowe, kuko ni wowe ushobora byose. Abantu muri iyi si babuze amahoro, abantu muri iyi si barahangayitse, ariko twizeye ko umuntu ukwiringira azaba amahoro, nta n'umwanzi wamutera ubwoba. Ndaguhendahenze rero, mutwongerera ibyiringiro muri twe, uduhe kuguhangaho amaso, tureke guhanga amaso ku bitatugirira umumaro, tureke guhanga amaso ku bitatubonera ibisubizo bihagije, ahubwo tuguhangeho amaso we wenyine. Urakoze, urakarama rero, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.